nta watura umubi w'amata yanyweye amazi. Ukwiriye gutunga Kristo nk'ubuzima kugira ngo mu magambo yawe ya buri munsi nta mutwaro n'umwe, si umugabo wagutaye, si abana utarabyara, si ubukwe utakoze, si akazi utabonye, si amashuri utize, byaremerera kuri wowe ku buryo Yesu yananirwa kubisiporuta. Anezezwa no kugenda avuga Yesu. Erega iyo uvuga Yesu, iyo ugenda umuvuga, ubugingo bwaguka, nicyo kikunezeza. Umuntu ufite Yesu nk'ubuzima aryoherwa amuvuga. Nuko wowe udafite icyo ufite uvuga ngo urapfuye, ariko kandi ukaba utarapfa. Biravuze ngo n'ubuzima ufite ntabwo ububona, ubona urupfu rukuri iruhande, Kristo akakubonamo ubuzima kuko aguha ubuzima imbere y'urupfu. Igitangaje rero, ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugire amahoro y'Imana. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo. Iyo tuvuze ngo mugire amahoro y'Imana, ubu ni ubutware dukoresha twahawe na Kristo, kandi ni nayo ndamukanyo yariye. Niko yabigenzaga iyo yageraga mu bantu yabaturiragaho amahoro y'Imana. Natwe rero iyo tuvuze ngo tubatuyeho amahoro y'Imana, tuba dusenya ibindi byose bituruka kuri Satani bidatangwa n'Imana. Kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Reka mbinginge kandi mbigombe aho uri, icyo uri gukora muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, twigomwe duhe Imana umwanya, hanyuma dusenge, dutegure imitima yacu twumva ijambo ry'Imana. Yesu data mwiza, turagushimiye, tugushimiye ko ari we Imana yacu. Waradukunze, urukundo rwawe ruragaragara, turabibona, ubigaragarisha kumanikwa ku musaraba i Gologota. Uri Nyabihanga, wavuze amagambo yo kutweza, uravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Twaruhutse umuruho w'ibyaha, kandi umunaniro twari dutewe n'ubutayu nawo turawuruhuka, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya hari bene data uhamagaye kugira ngo bumve ijambo ryawe ku ijwi ry'umukanguzi, uhamagayemo abakuru n'abatoya. Ndagusabye kugira ngo bakomeze. Intego yacu tubwiriza ubutumwa bwiza ni ukugira ngo tubone abakugarukira. Bitumye twatura kubyuka ku baguye, kuko iyi ni ijwi ry'umukanguzi. Rangururira muri aba bantu, ubakangure, ubugingo bwabo bube buzima, ineza y'Imana igaragare, amaboko y'Uhoraho abaterure mu izina rya Kristo. Mwami, gusenga ntabwo ari imigenzo, si imihango bya hato na hato, kuko gusenga ni ugusangira nawe iby'ubwami bw'ijuru, ni ugusabana nawe tukakwisangamo, ukaba muri twebwe. Niyo mpamvu dukinguye imitima yacu kugira ngo ube muri twe, urubyaro rwacu rube muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko y'Imana niyo yaremye inzira ku nyanja itukura, ibyo turabigushimiye. Niyo yahanitse ikirere, urangije ushinga inkingi z'isi aho tutaramenya ziteye. Urangije Mwami nyagora ku ngoma, udushyiramo ngo tuyitware, tuyitegeke, tuyiyobore. Uratwimenyekanisha kugira ngo tujye duhora twaturira bene data impamvu z'ibyiringiro. Niyo mpamvu umuntu ufunguye iri jambo ryawe, ryo ntirisaza, abantu basaza, ryo rihoraho. Ndagira ngo tuganire n'umuntu uduhaye ngo yumve ibyo ushyize muri twebwe, tuganire n'ubuzima bwe, tuganire n'ubwenge bwe, tuganire n'ubugingo bwe, ndetse n'umubiri. Tubibwire ko impanda ya Kristo izavuga, impanda ya Kristo izavuga, impanda ya Kristo izavuga. Bitume buri muntu wese abera amaso kuzagera kuri uwo munsi. Izina ryawe nirihimbazwe. Turabigushimiye Mwami wacu, tubishimye ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dushimire abantu mukunda gukurikira ijwi ry'umukanguzi, mugashyiraho komenti zanyu, mugashyiraho, mugakanda like. Komenti tuba twazibonye, zitugeraho, kandi tubona gukora kw'Imana. Iyo tugize umugisha tubona n'abakizwa. Hari abantu bakirijwe mu ijambo ry'Imana, Imana yanyujije kuri iyi cano y'ijwi ry'umukanguzi. Hari bene data bakiriye agakiza. Umwami wacu Yesu Kristo abakomeresha urukundo rwe nk'uko bisanzwe Imana ibigirira n'abandi. Imana ibikorere namwe none n'iteka ryose. Reka dusome iyi Zaburi ya mbere, ni igice cya mbere cya Zaburi, umurongo waho wa mbere dusoze n'uwa gatandatu. Haravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi,
ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Murongo wa 3 aravuze ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Iki ni igitabo cya Zaburi. Zaburi ni igitabo kiri mu mugabane w'indirimbo n'ibisigo. Ntabwo ndi butinde mu mateka ko mu teologike. Iki gitabo cya Zaburi cyanditswe n'abanditsi benshi. Harimo Zaburi ya bene Kora, harimo Dawidi, harimo Mose, harimo Benazafu. Ntabwo ndi butinde mu byiciro n'ibice bya Zaburi n'ibisobanuro byayo, ariko kimwe muri byo, iki gice cya mbere cyanditswe n'umugabo utajya ukunda kumenyekana muri Zaburi witwa Salomo. Hari abantu batazi ko iyi Zaburi ari iya Salomo. Ni Salomo wayanditse, ariko kandi uyu Salomo ni umuhanga ntari buze gutindaho, kandi ni umutunzi watunze kuruta abandi ku isi kugeza n'uyu munsi, ko niko isezerano ry'Imana ryamubwiye. Uretse n'icyo, yabayeho umugabo wakiraniwe mu ibanze ry'ubuzima bwe, aza kubabaza Imana, ashaka abagore benshi, sinjya muri iyo histoire, ariko aza kugira iherezo ryiza kuko umwuka w'Imana yaramugendereye, abwirijwe n'umunyashuramukazi, uwo Bibiliya yita umunyashuramu mu gitabo cy'indirimbo, niwe wabwirije Salomo. Arimo ahinduka yandika igitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza cyandika, yari ari kubwira umuhungu we Rehobowamu, amubwira uburyo azajya yitwara. Aramubwira ngo mwana wanjye, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Ni nawe rero yabwiye iyi Zaburi ya mbere, amubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Reka mbabwire kimwe mu ntambwe, cyangwa se intambwe umukristo agomba gutera mu gihe amaze kwakira agakiza, kugira ngo agakiza ke kabe gashinze ku rufatiro rwuzuye. Bwa mbere ni uko witandukanya. Iyo ni intambwe ya mbere. Ko umuntu wese uriho afite ibimuhiga, akagira n'umurwanirira. Uturwanirira ni Kristo, tugahigwa na Satani. Nubwo Satani atari mubi nka kamere, kuko iyo kamere irangaye ikora ugushaka kwa Satani. Iyo kamere ibaye maso, ikora ibyo umwuka ashaka, umwuka akakwigarurira, ukaba icyaremwe gishya, ukabyarwa n'Imana. None uyu mwanya ufite amahitamo yo guhitamo aho wicara, yo guhitamo abo ugendana nabo, yo guhitamo ibyo uvuga n'abo uganira nabo, yo guhitamo imikorere y'ubuzima bwawe bwose. Kugira ngo umuntu akizwe, Bibiliya yabyise gusiga. Petero, intumwa y'Imana, yabanje kuba yitwaho Simoni. Simoni birasobanura ngo ni uwumva. Uyu wiswe uwumva yaryiswe n'ababyeyi be. Kuroba yigira mu mwuga, akora ibyo yagombaga gukora. Akora umwuga w'uburobyi. Ariko igihe Kristo amuhamagaye, aramubwira ngo nguhinduye umurobyi w'abantu, ahindura destination ya Petero. Petero ayoboka Kristo, ariko agira ikibazo kimwe kijya kiba imbogamizi y'agakiza, ariko birumvikana kuko yari ataruzura umwuka wera. Aravuga ngo ko twagukurikiye tugasiga ibyacu n'abacu, twebwe uzaduha iki? Akurikirira Yesu, kumukuraho ibyo amuzaniye, ashaka ubwami muri Isiraheli, cyangwa ubutware ku ntebe, cyangwa ibintu mu biganza. Ariko intego ya Kristo yari iyo gutanga ubugingo. Intego ya mbere ituma umuntu akizwa nuko yakira Kristo nk'ubugingo. Nicyo nari ngendereye. Kuko iyo wakiriye Yesu nk'ubutunzi,
abakurusha ibyo utunze baba bakurusha Yesu, ariko kuko twese twamuhawe nk'impano azangana kuri twebwe, aza ari umwami w'amahoro n'icyubahiro, aleluya, aza ari nyir'ubwami kugira ngo yigarure imitima yacu. Iyo twakiriye Kristo nk'ubugingo, igihe dufite turakiranuka tugakizwa, n'igihe tudafite turakiranuka tugakizwa. Igihe turwana n'ibigeragezo byo mu isi turakiranuka tugakizwa, n'igihe tutarwana nabyo tudamara turakiranuka tugakizwa. Kandi bene uwo muntu niwe Bibiliya ivuga ngo uzanesha akageza imperuka. Imana ishimwe, kuko iyo tunesha ntitunesha nk'abarwanye, ahubwo tunesha nk'abemeye bakizera intsinzi ya Kristo watuneshereje. Kuko kurwana kwanyu byuzuye intege nkeya z'umubiri, kurwana kwacu bingana n'imbaraga dufite, kandi mubyemere rwose pe ko tutari dufite imbaraga zo kurwana ijuru rikadukingukira. Ariko dushimiye Kristo wanesheje ijuru rigakinguka kubw'agakiza kabonerwa muri we. Rero intambwe ya mbere ituma umuntu yakira agakiza akaba ahamye nuko yakira Kristo nk'ubugingo. Ntabwo afata Yesu nk'uvuka muri Isiraheli, ahubwo Yesu, ntabwo dufata Yesu twasomye mu bitabo, ntabwo dufata Yesu w'Abayuda w'i Nazareti, dufata Kristo nk'impano y'Imana yavuye mu ijuru. Ntabwo dufata Yesu nk'amahame shingiro y'idini, twakira Kristo nk'uwamanitswe ku musaraba, umubiri we ugatanyagurwa kugira ngo natwe ubwacu twigerereyo. Ndagira ngo mbibutse ko nshuti z'umusaraba, iyo wakiriye Kristo nk'ubugingo, n'igihe ubuze ibyo wamushakagaho uramugumana kuko uba umufite. Ariko igihe wakiriye Yesu nk'ibintu, ukakira Yesu nk'amasezerano, ukakira Yesu nk'ibyo umushakaho, igihe bibuze uragwa. Reka tuganire. Iyo wakiriye Yesu nk'imodokari, imodokari irahirima, yashya, inzu yasenyuka, bayikuriganya, mutingito wayihirika. Ariko iyo ufite Yesu nk'ubugingo, Imana ishimwe, Yesaya yarahanuye aravuga ngo abagushikamijeho umutima uzabarinda baba amahoro masa kuko bakwiringira. Umuntu ufite Yesu nk'ubugingo niwe uri muri Kristo, ni nawe Kristo arimo, ni nawe utunze ukuri, niwe ubatuka, niwe ibyaha biruka bikamujugunya, niwe isi itinya, niwe uyitsinda, niwe uva muri karande, niwe utariganya, niwe uba aho biba ntiyibe, niwe uba aho bica ntiyice, niwe utari inkora amaraso, ahora yezwa kandi aneshereza aho abandi batsindirwa. Umuntu ufite Yesu nk'ubuzima niwe ufite urufunguzo rw'ijuru, amatwi ye azumva impanda. Umuntu ufite Kristo nk'ubuzima, umubiri we niyo wabora, haleluya, afite ibyiringiro byo kumva Imana. Niko Yobu yavuze, yaravuze ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, haleluya. Yabuze inzu abura ingamiya, yabuze abana abura intama, abura amafarasi, abura inka, ariko afite Kristo. Ubwo afite Yesu, ibi byiringiro afite muri Kristo ntibimukoze isoni. Bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Biba ubuzima ku musiribateri nta mugore, biba ubuzima ku muntu washatse akabura urubyaro. Deja harimo n'umugisha ugira inkomoko ya bya bindi byitwaga ibanze, kuko ijambo ry'Imana rivuga riti, riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Erega reka mbabwire iki, twari dushoboye kuza tukababwira ngo ubuzima bwanyu burahindutse kuko ari byo mushaka. Twari dushoboye kubafatira mu bibazo byo mu isi kuko isi ni imwe, nubwo imigabane atari imwe, state ntizibe zimwe, utugari n'imidugudu n'ibihugu ntibibe bimwe, ariko isi ni imwe. Ubarwanya niwe uturwanya, uturwanirira niwe ubarwanirira, watuneshereje ni Kristo. Imana ishimwe. Twari dushoboye kubabwira n'ibindi, ariko si byo by'ingenzi kuri mwe. Umwana w'umukobwa umuswedwa
yatunze Kristo nk'ubuzima. Igihe bari kurwanya abakristo, umuryango uri uwo mu batizera uramubenguka, baramubwira ngo bana n'uriya mugabo, baramubwira ngo njyewe sinshobora kubana nawe ngasenga ibigirwamana bye, sinshobora. Umwana w'umukobwa aramaramaza, arabwira ngo njye ndi umukristo. Arabwira ngo kandi wo mu mutima, arihamiriza. Impamvu yo kuvuga mu mutima ni iki? Harimo icyanya cya Yesu, harimo aho Kristo Yesu atuye. Oh, haleluya! Arumva Yesu. Ari indirimbo twajyaga turimba, ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu biganza, ndamwumva mu mutwe ndetse no mu mutima, ndamwumva. Yesu ukamufiringa. Imana ishimwe. Uyu mwana w'umukobwa baramubwira ngo urapfa, arabwira ngo nzagira ihirwe, nintumirwa ngiye gupfa, kandi nzagira ibyishimo bitavugwa. Afite Kristo nk'ubuzima. Ni iki cyashoboje abera, abatubanjirije dufata nk'intwari zo kwizera? Ni iki cyabashoboje? Petero uyu yatangiye abwira Yesu ngo twasize ibyacu n'abacu, uzaduha iki? Amaze kuzura umwuka wera, ntiyongeye kwishyuza ibyo adafite, ahubwo yabaye mu buzima bunyurwa no kubana na Kristo. Agenda amubwiriza, ahinduka umurobyi, kugeza ubwo n'intebe bashakaga z'ubwami ntiyigeze ashaka kwima ingoma yabwo. Ariko ndatangaye ko Petero Yesu yaramufasha, aramubwira ngo ragira intama, akira umukumbi. Ariko amaze kuzura umwuka wera, amenya ko umwanya wo kwicara ngo abe bishop ntawe afite, aravuga ngo nzajya mbwiriza abantu ubutumwa bwiza. Bafata Yakobo baramwimika, arangije aravuga ngo njyewe nzakomeza kuvuga ubutumwa, kuko nicara nzaba mpomba. Anezezwa no kugenda avuga Yesu. Erega iyo uvuga Yesu, iyo ugenda umuvuga, ubugingo bwaguka, nicyo kikunezeza. Umuntu ufite Yesu nk'ubuzima aryoherwa amuvuga, yaguka no kumuvuga. Imana ishimwe, haleluya. Uretse ko mayi nta n'uwabarenganya, nta watura umubi w'amata yanyweye amazi. Ukwiriye gutunga Kristo nk'ubuzima, kugira ngo mu magambo yawe ya buri munsi Yesu nk'ubuzima ajya avugwamo. Imana ishimwe. Petero warobaga amafi, aroba abantu. Gutunga Kristo nk'ubuzima byamusobanuriye Yesu wari we. Abantu bari bafite urujijo, ariko aramubwira ngo wowe uri Kristo w'Imana. Iyo ntambwe ya mbere, gutunga Kristo nk'ubuzima, bituma usobanukirwa Yesu. Kumenya Yesu ubwabyo bihita bikumenyesha Imana, kandi iyo umenya Imana, intambara zose urimo ziroroha. Dore impamvu ibibazo bidukomerera, nuko tuba tutazi agaciro cyangwa se urugero rw'imbaraga zibidukuramo. Iyo uzi uburebure bw'imodokari ufite, ntutinya imihanda. Iyo utwaye akamodokari gatoya, hari umuhanda utajyamo. Abantu babizi, hari ibiraro, amateme, bridge, imodokari zijya kwambuka ugasanga hariho ibiro ntarengwa imodokari itagomba kwambuka ibipakiye. Iyo uzi uburemere bw'imodokari yawe, urambuka cyangwa ntiwambuke, bitewe no gukomera kw'ikiraro. Reka mbabwire ngo twebwe nta mutwaro n'umwe twakwikorera ku buryo Kristo yatunanirwa. Ntabwo angana n'ibiraro bihuza ibihugu n'ibindi. Ndanezerewe. Nta mutwaro n'umwe, si umugabo wagutaye, si abana utarabyara, si ubukwe utakoze, si akazi utabonye, si amashuri utize, byaremerera kuri wowe ku buryo Yesu yananirwa kubisiporuta. Ikintu gitangaje noneho nuko wowe udafite icyo ufite uvuga ngo urapfuye, ariko kandi ukaba utarapfa. Biravuze ngo n'ubuzima ufite ntabwo ububona, ubona urupfu rukuri iruhande, Kristo akakubonamo ubuzima kuko aguha ubuzima imbere y'urupfu. Igitangaje rero si ibibazo bikuriho uri kubona, ahubwo igitangaje ni ubuzima bwawe buriho muri ibyo bibazo ntibupfe. Icyo nacyo kiragaragaza imbaraga z'Imana. Ikintu kikumenyesha ko ufite Kristo nk'ubuzima nuko utinyuka.
ijambo ry'Imana rivuga rite? Riravuga ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare, ngo ariko umunyabyaha we ahunga ntawe umwirukanye. Gushira ubwoba no gutinyuka kw'amanga y'agakiza bituma tumenya Imana, kuko tuyifite nk'ubuzima, dufite Imana nk'ubugingo. Iyo dufite Imana nk'ubuzima turanesha. Daniyeli yavuze ngo iki? Yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Mu gihe cy'amapfa gishushanya ibihe nk'ibi, ryaravuze ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. None bene abo bazajya bakina nk'inyana zo mu ruhongore. Ngumva izuba rizarasa rifite gutwika, ngo ritwika abantu. Abazi esikatoloji basomye ibyahishuriye Yohana, hari igihano cy'izuba rizatera umuntu arihungira iburasirazuba asange riri, yazereraga iburengerazuba asange rirahari. Muri uwo mubabaro uteye ubwoba, abantu bazahunga izuba ribatwika ribacagagura. Ariko umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo abakiranutsi bo rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Mu yandi magambo, umuntu ufite Yesu nk'ubuzima, ku munsi abandi bapfa abaho, no ku munsi w'urupfu ubugingo bwe bwakirwa n'Imana. Ku munsi w'amarira Imana ikubonera umunezero. Mu gihe cyo guhomba urwunguko ruraboneka. Haleluya! Iyo ufite Yesu nk'ubugingo, ukaba umufite nk'ubuzima, urahomba ukamenya ngo ibyo utakaje bigiye mu cyumba cy'urwunguko. Imana, ndafashijwe bera b'Imana. Yobu yapfushije abana, abura ingamiya n'ibindi, agiye kubaza Imana imutera urujijo. Iramubwira ngo ni igiki, ni ryari wari wagira uruhare mu gucya kw'ijoro? Muzi iki Imana iri kumubwira? Kuko nta kibazo na kimwe mu bibazo isi ifite wari wakemura, ni nako nta na kimwe ufite uzikemurira. Iyo ijoro ritaracya umucyo mba nawubitse, Yobu hashakishije yumva ntahazi. Imana yari kumubwira ko ari kubona umwijima kuri we, kuko yari amaze iminsi avumye ijoro nyina yasamiyemo inda. Abakunze gusoma igitabo cya Yobu, yavumye umunsi mama yasamiyemo inda, aravuga ngo uwo munsi uvumwe. Imana kumubwira ngo hari ahantu mbika umucyo wowe utawureba, yari ishatse kumubwira ngo buzacya, humura. Kumubwira ngo waba uzi igihe amasha yimira, byari bisobanukiye iki kuri Yobu? Byari bivuze ngo uko utazi uko Imana itanga isezerano, tuzi nuko izarisohoza. Bakundwa nshuti z'umusaraba, Yobu yasubijwemo ibyiringiro, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Iyo utunze Imana nk'ubuzima, nk'ubugingo, urakiranuka. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nzi yuko n'igiti cyatemwe kizongera kigashibuka n'icyumva imizi yacyo niyongera kumva amazi. Amazi ni ubugingo, kandi ubugingo ni ubuzima buri mu bizera, ari wo mwuka wera. Uyu mwuka ni nawe ududubiza nk'isoko y'amazi y'ubugingo, avoma mu Mana, Imana ikavomerera twebwe, tugatsindira mu isi y'amakuba dutegereje umunsi w'Imana ngo abera batahe. Niyo mpamvu mbifurije gutunga Imana nk'ubuzima, nshuti z'umusaraba. Imana ishimwe. Intambwe ya kabiri, iyo umaze gutunga Imana nk'ubuzima, umenya Imana, urakomera, utsinda intambara, kandi urisobanukirwa. Imana ishimwe. Intambwe ya kabiri, iyo umaze gutunga Imana nk'ubuzima, intambwe ya kabiri ni ugukora ibyo Imana ishaka. Mu magambo abantu baravuga ngo ubushake bw'Imana burasharira, ariko nta tegeko ryorohera ikigande na rimwe ribaho. Impamvu ubushake bw'Imana busharira nuko tuba tutari gukoresha imitekerereze y'Imana. Gukoresha imitekerereze y'Imana bitushyitse ku rugero rumenya icyo Imana ishaka. Ni uruhe rwego? Bwa mbere, kugira ngo umuntu agere ku gihagararo gikwiriye cya Kristo, niko ijambo ry'Imana rivuga, nuko ukorana n'ubushake bw'Imana. Gukorana n'ubushake bw'Imana nuko wowe wiyanga. Ndabivuga nitonze. Kwiyanga nibyo bibyara ijambo bita kwihana. Ukamenya ko ibitakubayeho nubwo wabishakaga Imana itabigennye.
muri ibyo ubuze bitewe n'igeno ry'Imana ukajya gusengera umugisha ubwira Imana ngo agure intambwe zanjye ngirira gutya, iyo usenga usaba ubusa n'ubohoza ibyawe byariganyijwe mu gihe byariganyijwe. Ariko iyo bihura n'umugambi w'Imana uba usenga wegerana n'Imana ikagutera gukomera muri icyo gihe utegerejemo amasezerano wabuze kandi ahari. Kwakira ubushake bw'Imana bituma ukora iby'Imana ishaka, kandi iyo ukora iby'Imana ishaka uba umeze nkayo, uba uri mu ntego y'icyo Imana yakuremeye. Muntege amatwi mu nyumve, ijambo ryarambwiye ngo isi yari iriho ubusa busa, n'umwuka w'Imana iyo yazaga ngo yagendagendaga hejuru. Ariko tekereza, niba hari hariho ubusa, Imana ikavuga ngo tureme umuntu, iri gushaka kuziba icyuho cy'aho hantu hari ubusa, hari vide. None niba iri kuziba icyuho cy'aho hantu hari ubusa, ukaba uri mu kampani, uri muri biro, uri mu kazi, n'ubundi ntukore iby'Imana ishaka, n'ubundi aho hari ubusa. Kubera iki? Ntabwo umwuka w'Imana akigendagenda azerera, ntabwo akizenguruka hejuru y'amazi, atuye mu bafite Imana nk'ubuzima. Niba ufite Imana nk'ubuzima, egari kuri icumbi ry'umwuka, uri envelope umwuka w'Imana ubamo, uri igikapu umwuka ubitsemo. Niyo mpamvu umubiri uzasigara umwuka agataha. Nawe iyo uvuye guhahugura envelope, iyo ugeze mu rugo uyikuramo ibyo wahashye ukabikoresha ibyabya envelope ikajugunywa, umubiri uzabora. Iby'agaciro birimo ni ubugingo Imana izirikana. Noneho gukora iby'Imana ishaka ni ukuba mu ntego yatumye Imana ikurema, uba ubaye ibigwi by'Imana. Nicyo cyatumye yirata Yobu, iravuga ngo dore umukiranutsi wanjye. Nicyo cyatumye ihamagara Mose, iravuga ngo jya muri Egiputa ukure y'ubwoko bwanjye. Nicyo gitumye dutoranya ngo duhagarare nk'ijwi ry'umukanguzi, turangurure tugere ku isi tukubwire ngo tunga Imana nk'ubuzima, kora iby'Imana ishaka. Iyo umuntu ari wo mu buzima bw'iyo ntambwe ya kabiri bwo gukora iby'Imana ishaka, nta mukene ugusonzera imbere. Utekereza gufasha Imana ikakuyobora kuwo ishaka gufasha. Imana iguha ubutunzi, yarangiza ikakwereka uko ubukoresha, ukabaho mu buzima bushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Gukora iby'Imana ishaka, ikintu kizagushoboza gukora iby'Imana ishaka ni uko uzicara ugatekereza ibi. Ntabwo wigeze uhitamo kubaho. Ubwo utahisemo kubaho, ntabwo uzi icyatumye uwaguhisemo akuzana. Ariko kandi Bibiliya yaragihishuye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Noneho kugendera mu mirimo myiza ni ukuramya no guhimbaza Imana. Imana yaturemeye kuyihimbaza, kandi kuramya harimo gufasha, gusura, gukundana, gutura no kubabarira. Ibyo byose biri mu cyiciro cyo kuramya. Guhimbaza ni ukuvuga neza uko Imana yakugiriye. Intambwe ya kabiri igushoboza kugira agakiza gahamye ni uko ukora iby'Imana ishaka. Igihe ibyawe bipfuye nturakarira Imana, ahubwo uhita umenya ko bitari mu ntego y'icyo Imana ishaka, ukayibwira ngo nshoboza gukora ibyo ushaka. Kuko nta cy'Imana izagambirira kugukoresha ngo kinanire wayemereye uri igikoresho cyayo. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho bikoreshwa ibikorwa biteye isoni, hakabamo n'ibikoresho by'icyubahiro. Iyo ashimye kuguhamagara ngo ube umuvugabutumwa wo mu muhanda, niyo yahamagaye Apotre, niyo yahamagaye Mose. Yaguhamagaye ngo ube umuririmbyi, niyo yahamagaye umushumba. Yaguhamagaye ngo ube umudiyakoni, niyo yahamagaye dirije. Koresha ibyo ishaka. Noneho no mu muhamagaro hari igihe Imana iguhamagarira mu kazi kugira ngo wunguke ibizasonzora abantu, wunguke ibizatuma abarwayi bari mu bitaro bavayo. Iyo ushaka gukora iby'Imana ishaka, usenga
uboneye, usenga amasengesho yo gusabana nayo atari ayo kuyisaba ibyo yavuganye nawe, usenga ayo kwiyunga nayo. Amasengesho yo gusabana n'Imana niho Imana itubwirira ibyo idushakaho. Amasengesho yo gusabana n'Imana niho Imana itubwirira imigambi yayo. Imana ishimwe. Naho yo kuyisaba niyo itubwiye ibyo tujya gukora tubanza kwibwira ngo banza ukora ibi. Ntabwo najya ahandi afite umwenda, sinakora ibi ndafite imodoka, sinakora ibi kandi nkodesha. Ubona impamvu, kuko wasenze usaba ibibazo. Ariko iyo usenga usabana n'Imana, Oria bone Simon Rai tehosa ni moria. Iyo usenga wegerana n'Imana, iyo usenga uhamagara Data wa twese, uvuga ngo ubwami ni ubwawe, ni wowe wera Mana, ni wowe ukiranuka, ni wowe nyiribambe, ni wowe mukiranutsi. Imana ishimwe. Iyo usenga uhamya kwera kw'Imana, Imana ikumenyesha imigambi yayo. Muzasome murebe amateka ya Mariya. Yari umukiranutsi w'umunyabibazo, yagiraga ibibazo ariko afite agakiza karuta ibibazo. Ari umwana w'imfubyi, ari gusenga yo gusabana n'Imana. Marayika araza aramubwira ngo ugiye gusama inda y'umwuka. Pehosa donas, ugiye gusama inda y'umwuka. Gusenga yo gusabana n'Imana niho twakirira ubutware, n'Imana itubwirira ubwiru bwayo, niyo dusobanurira urusobe rw'ibihe. Amasengesho yo gusabana n'Imana ayo asengwa n'umuntu ukora iby'Imana ishaka. Iyo usenga ayo masengesho, ndabarahiye, ayo masengesho Imana ntigiye ata, iyabika mu rwabya rw'umubavu uhumurira neza Imana. Gusenga, yewe gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu, bimara umubabaro. Iyo usenga amasengesho yo gusabana n'Imana, Imana irakwihishurira. Wakoze iby'Imana ishaka, irakwihishurira ikaguha ubutware. Imana ifashe iri jambo turyumve kimwe. Iyo iguhaye ubutware, ni hamwe wuzuza ijambo Bibiliya ivuga ngo nimukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanyu kazamera nk'ak'Uwiteka. Niyo mpamvu twatura gukira ku murwayi Imana itabitubwiye, umurwayi agakira, akanwa kamera nk'ak'Uwiteka. Uba mu mwanya w'Imana, ukora iby'Imana yagakoze, uziba icyuho, ugahagarara aho Imana ishaka kuhagarara. Imana ikugira umunwa wayo ukayivugira, ikugira ibiganza byayo ukayakirira, kugira ibirenge byayo ukayigira aho ishaka kujya. Iguha intebe ukicara mu cyubahiro Imana yari kubahirwamo. Amaturo batura Imana ihereza abantu igikundiro kuri wowe, ugira igikundiro cyayo, bakagutura amaturo akwiriye Imana. Bashima Imana bakubwira ibyo yakoze, atari wowe wabikoze. Wakira amashimwe y'Imana wicaye mu mwanya wayo. Peria donas elemoria tokita. Uri mu mwanya w'Imana, wakoze ibishimwa n'Imana, ukora iby'Imana ishaka. Urasonza bakikorera imifuka bagatura, urakena bagashyira kuri konti. Urarwara umuganga akakuvura nkaho ari ukubyara. Uri mu cyimbo cy'Imana. Nasomye ijambo rirambwira ngo niba muri ubu buzima Kristo ari we mwizera, muhindutse abakugirirwa imbabazi kuruta abandi. Ndanezerewe Mana, ndanezerewe we. Iyo ukoze iby'Imana ishaka, iyo ukoze iby'Imana ishaka, witwa mama utarabyara, witwa papa utarabyaye, bakwita papa bakurusha imyaka, ubu umubyeyi w'abakuruta. Umva ukuntu Yeremiya yahanuye, yaravuze ngo icyo gihe amahanga azakuguzaho, ntabwo ari wowe uzayaguzaho. Kabiri, uzonka amashereka y'amahanga, bazajya bahinga ury'umwero. Ariko Mana ndafashijwe we. Bazajya bahinga ury'umwero, nibavoma ushira inyota, nibakanywa unywa amata, niborora utunge. Uri mu mwanya w'Imana. Imana ibakora ku bwenge, bakagutekereza nk'ukwiriye ibyayo. Uri mu mwanya wayo. Mumbabarire duhuze aya magambo dusoze.
nabonye muri komete hari uwavuze ngo dukoresha umwanya mutoya mutwihanganire, ariko gatoya ntarasoza. Reka mbabwire aka kantu. Ikintu cyatumye Yobu anesha ibigeragezo nuko bwa mbere yari afite Imana nk'ubugingo, kabiri agakora iby'Imana ishaka. Niyo urubyaro rwe rwatahaga, ijambo ry'Imana riravuga ngo yabatambiraga ibitambo kugira ngo bongere bezwe, batagirwaho n'urubanza, ibyo bakoreye hirya bikaza kubagaruka mu rugo. Yabatambiraga ibitambo, Imana iravuga ngo mbonye ukwiriye kubyara. Igihe yatwaraga abana be, Imana yarabatwaye, yamushumbushyije abandi bana. Kubera iki? Ni umubyeyi ukwiriye kurera. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'umusaraba, iyo ukoze iby'Imana ishaka igusubiza ibyo watakaje, ikagukubira n'ibirenze ibyo wagize, utunga ibiruta iby'iwanyu. Reka mbabwire ikindi, Rusi yakoze iby'Imana ishaka, aramaramaza atahana na nyirabukwe, arya umugisha wa Loti, kandi Loti yarasigaye Sowari. Rusi ajya muri Kanani aho Loti atageze, kandi ariho Imana yari imujyanye. Rusi aba muka Bowazi, yari yarapfakaye, umugabo we yarapfuye. Rusi aba nyirimiba, kandi yarahumbaga inyuma y'abasaruzi. Aba nyir'umurima, yaratashye ari umushonje. Gukora iby'Imana ishaka biguhindura umuntu wakira amasezerano Imana yavuganye n'abayataye. Imana iguha n'ibyiza yanyaze abandi, iguha ibyiza abandi batakiriye. Nimukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanyu kazamera nk'ak'Uwiteka. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Bwa gatatu, cya mbere ni ugutunga Kristo k'ubugingo, bwa kabiri gukora iby'Imana ishaka. Intambwe ya gatatu, iyo umaze gukora iby'Imana ishaka irakuzamura. Iyo ikuzamuye uca bugufi, Imana igucisha bugufi. Imana ishimwe. Iyo Imana ikuzamuye, intambwe ya gatatu ni uguca bugufi. Umuntu iyo aciye bugufi aba ari gukora serivisi y'Imana, kuko guca bugufi ni ugutambagiza ihumura Imana itangira mu bakomeye. Ndabisubiramo, guca bugufi ni uguseriva aboroheje ihumura Imana iha abanyacyubahiro. Ni igihe usura umuntu agasigara n'ishimwe ry'uko wagezeyo, kandi ukamusigira ihumure. Apana kunyura ku muntu agakuka umutima ngo mpuye na runaka. Icyo cyubahiro ntabwo ari icy'Imana. Icyubahiro cy'Imana ni uko abantu bakugiriraho ihumure, kandi aboroheje bakakuboneraho umutuzo. Guca bugufi bituma wumva bose, ukabera bose umumaro. Umera nk'ikigega gifite robine, tanka. Iyo gifite robine, amazi ntanukiramo, umuvomyi uri inyuma yacyo nawe akivomaho. Imana ishimwe. Akivomaho, tibireberera ngo mba mwari no dini, ndi mwa kino gihugu, ndi umuyisilamu cyangwa umudive. Umuntu wese uri inyuma yawe ufite inyota, umuha ku mazi yo muri wowe, uramugaburira. Iyo uca bugufi ubera abantu ihumure. Guca bugufi biguhuza n'abantu bose, bikagusaba gutoranya aho wicara. Aho kugira ngo wicare mu mwanya w'abandi, wakicaza abandi imbere yawe. Aho kugira ngo ujye kumva ibitekerezo by'abandi mu biganiro bikuyobya, waha abandi ibitekerezo mu biganiro bibayobora. Ndashoje. Aho dupfira kuri iyo ntambwe yo ku cyubahiro, nuko ugeraho wubahwa, ugasiga abanyamuhamagaro bagenzi bawe, ugasiga abo mwabyirukanye, ugasiga abo mwahamagaranywe, ugasiga abo muri kujyana mu rurembo, ukajya gusatira abandi. Aho niho dupfira. Salomo abibujije umwana we, aramubwiye ngo ntuzigere wicarana n'abakobanyi, ntuzigere uhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Aravuze ngo no, ahubwo ku manywa na nijoro ujye wibwira amategeko y'Uwiteka.
ntabwo akiri 613 cyangwa yayandi 10 musoma, ni 2. Kundisha umutima wawe, kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose. Bwa kabiri, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umuntu uca bugufi agira urukundo, agira imbabazi. Ntabwo ukundisha urukundo ufite, ukundisha urukundo wakunzwe na Kristo. Ntabwo ubabarira mu mbabazi ufite, ubabarira muzo wagiriwe, ukora muzo wagiriwe ukaziha abandi. Imana ishimwe. Ngo bene nk'uwo amera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, haba amapfa haba imvura ibibabi byacyo biratoha. Muri covid ubaho, urwaye ubaho, muri diyabete ubaho, ibyiringiro byawe biba bihari kuko inzira zawe urahirwa. Ngo nahiza ababi zirarimbuka, niko ijambo ry'Imana rivuze. Reka dufatikanye dusenge, dufatikanye twinginga Imana ngo usengere. Niba wumva ushaka kubana n'Imana ugakomeza intambwe zawe, bwira Imana ngo ndakwakiriye nk'ubugingo. Ubwira Imana ngo mpa gukora ibyo ushaka, wongere uyibwire ngo mpa guca bugufi kugira ngo mbere abandi humure. Mana turagushimiye, tuguhimbarije ko ari we Imana y'urukundo, tuguhimbarije ko ari Imana idakiranirwa, tuguhimbarije ko ari Imana yatwihaye. Mbere y'uko uduha kubyara, mbere y'uko uduha amazu, mbere y'uko uduha akazi, mbere yo kuduha amashuri, mbere yo kuduha amafaranga, warabanje uratwiha, uduha ubugingo buhoraho. None ubwo bugingo butarinzwe n'ibindi ntibyarindwa. Niyo mpamvu utabiduha tudafite Yesu. Abandi babigira waravuze ngo biraraba mu kanya gato. None uyu muntu washakaga ibisaga kandi adafite ibibanza, ndagusabye ngo ubugingo bwe bubanze bucumbikirwe muri Kristo, na Kristo agira ubuturo muri we, abe igikapu cy'umwuka, abo umubiri utwaye ubugingo, kugira ngo abeho abanyeho nawe agufite nk'ubugingo, hanyuma amasezerano ye ajya agomororwa mu mwanya ari gusabana nawe. Ndagushimiye Mwami, senze nizeye ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.